uyu ni wa muhungu wanyu Sam, umuhungu w'Inyagatare. Ahangaha murabizi neza yuko ni channel yitwa My Vision Official. My Vision Official, nubwo izina urimo kuribona ahangaha ntabwo turarihindura, ariko channel ni My Vision Official. Iminsi baduhaye nigera yo kurihindura tuzarihindura, ariko channel yitwa My Vision Official. Uzajya usangaho ibintu bijyanye na business, inama z'uko twakwiteza imbere, true story, inkuru yanje, inkuru yawe, duhuye twaganira ukambwira uko umeze gukora, ariko ntabwo turajya ku rwego kugira ngo duhure. Okay, ndamutse muhuye nawe ukifuza ko twagana, ariko mu gihe tutarakubona no kwihangana, ariko nzanye ikintu kimwe. Buri munsi barabizi ko tuganira ku bakiri. Bakiri tugomba kubashyiraho pressure. No kuvuga ngo iyo urimo gukora ku kazi uriho nyine, ako kazi urimo gukora niba urimo gukorera boss, subona ko akarandira hariho uwo ako kazi kabereye inzozi. Nuko ngo hari umuntu uri hariya arimo kwiga kugira ngo iyo ntebe wicaye urimo gukorera niba uri manager wa company, hari urimo kwifuza mu gihe urimo ushaka kugira gute kuhatakaza. Niba urimo gukora akazi wenda ko mu rugo ukavuga uti ndananiwe, imirimo yahangahe irandambiye, hari urimo gushaka akazi ko mu rugo yakabuze, aramutse rero akaguyeho ku munsi bagusezera utarabona n'igishoro. Niyo mpamvu ahangaha kuri My Vision Official cyangwa se Your Vision Official byaterwa ni vision yacu, nubwo uzajya duhana ibitekerezo ukabwira muri comment. Ushobora kunyandikira ko igitekerezo tukazakikoraho mu video, ariko ikintu ugomba kwamenya ni uko ako kazi ukora hari ukifuza. Niyo mpamvu utagomba kuba wakarikuza hari ikintu ukuramo. Nanjye nababwiye yuko nyine nkorera abakire munsi ako kazi k'abakire, nkambara agashati, ndabona ko ari agashati keza, ariko ndi mu kazi nyine umukire aba ashaka kugira ngo ube hasi y'ibirenge bye. Nyine mu kazi rero nagomba nambaye gutya nyine, nambara gutya ngeze iwaje nyine ku icumbi ryacu, cyane ko nyine abantu baba mu mujyi murabizi ko ducumbikana. So ikintu ugomba kwamenya nuko ako kazi ukora hari abakifuza. Ako kazi ugirute, ako kazi ukora hari abakifuza. Nshaka akazi kanjye ndagakunda, karamvuna, ariko ubukene buryana kurusha imvune iva mu gukora cyane. Nubwo gukora cyane nubwo bivunanye, ariko ntabwo biryana nk'ubukene. Bivuze ko tugomba kuba twakora akaba niba gukorera umuntu, making sure yuko ako kazi gafate neza. Nutekereza kuba akavaho kaveho, ariko mu gihe ubona yuko hakiri nyine utazakavaho kubera yuko urananirwa, n'ubundi igihe wahereye ntabwo umusaruro ugiye kuwagira gute uhananirwa. Reka dukomeze ducape, dushake ibiceri, abakire batwishyure, ndetse abakire barishyura, nibamara kutwishyura tujye dukora ibyacu. Rero dushobora kuzahura ukambwira uti Sam wenda kubonye iki n'ibiki, mfite aka business ndakora, ukangurira agafanta, ntaje twahura gutyo nyine ucangamo akantu tukaba inshuti. Murabizi, ariko ahangaha duciringe, murabona ndurukira, duciringe, tuganire, turyoshye, turyoherwe, kugira ngo ubuzima bwacu buzabe bwiza mu myaka iri imbere. Njyewe rero gahunda yanjye mfite narayibabwiye, ni gukorera umukire, amafaranga azama nkayabika neza, noneho bagira gute nagera ya gahunda nihaye nkazarangura ibikoresho nanjye ngajya gute ngatajya nkikoresha, cyangwa business yanjye. Niyo gahunda mfite. None se wowe ufite iyihe gahunda? Andika muri comment gahunda ufite, tujyana akantu kandi subscribe kugira ngo uzajye usangaho utuntu twiza ahangaha.